sivuza kuje baruzuzanya alangije kukarwa nk'inkudu yanutse mbega ibitendo nkomwa nkamera nka dendo skinny head kuroza imfungure ndumva ari nazo kigose nizo na copy ri kuri top ndamenera heko mbona rijisho barankotoje banyimu bumuntu mukira down ishaza rirenze oh nkumbuye home nkumbuye swing zakabebi napfushaga amahudu nitwebwe tubaho nabyiherezo swing ni makuru ki nkumbuye swaga nariho ndihudu dore dore nje nkumbuye izo mpudu ntiga with the one and only presenter young boy Chino muramubona muhungu wanje turi kumwe the Don Puffcent yes niwe turi kumwe televiziyo ni Kwisanga TV kora subscribe comment and share umuhungu wanje rero turi kumwe hano ni muraperi la vipi bro sama nigeze yeah man I'm good kabisa namara amahoro amakuru se usa amakuru ni meza nkuko bibona na amahoro gifashe bite sikondi kubona kuduswaga swaga ni jya ndi na barapa duhora na manigeze ni swaga za barapi that's how we look G ni gutya tugaragara every day and every time we band them manigeze Nese musaza bimeze bite mu buzima busanzwe coronavirus n'iki ntagira kugeraho ibya covid ibyo tubirege kuko bane yaraburije abantu benshi cyane urabibona twara turi bawad cyane bombe amapari durabona yaratuzimije mane nyine urabona twese yaratuzimije mane igize gusa nyine ku mutima to nagupowa no muraperi de Don Puffcent no turi kumwe nkuko mubibona kuri kamu no mongo w'umunyaswaga za danje aba yatwitse ahantu hose nini zaswaga za baraperi nkuko yabivuze Puffcent ariko sizo freestyle freestyle rabiza bari nyinshi cyane manigeze ari nyinshi cyane tuyibuka nyine dutwikire ngo niga ndi mubi injyana zishaje muzitira udubi burya ibyo mvuga n'ukuri ndaje mbabera urumuri ntagikabyo ntakwitaka ko midoni rwatatahondege ntamabara abenshi mbatera n'impagarara igwanjye nabanje byo nugusara tukamamara nakoreye injyana njyana nakora ntabikunze hirya hino nje bikora babipinze mpora nihirinze ngo nkora ibirenze pipana kabike na tangonje babwire kwisese gwacu no kazana ivako the Don Puffcent iyo mirongo urumvika kare iri song bita mubi nagasonka in song yanje manigeze ugafatanyije n'undi muhanzi ndi kumwe no bita Trizy no bita Black Bandana abahungu kabisa banje respect kuri bona ari na amahoro yes ni Don Puffcent rero turi kumwe nkuko mubibona mu misiza erutse gutwika ati YouTube channel hanze akubitaho dusonge twe tungahe niyo nshaka kugirana no mubazi afite izihe ngoma nshyashya ka YouTube bimeze gute abafans bara bibire kuza gute bimeze gute kare ka YouTube channel ka VIP nyine YouTube channel yanje ishani nshyashya cyane twijeje bundi wishaka ni Don Puffcent mfite song eshatu bita weekend ni wowe n'amaherezo fit na denko to yigare karimbo kakunzwe bya dance ashayirango mananje yumve ko ariko urirango mani uri kumye na denko itekereza iki ni ibintu byinshi tuma icyambere ituma mukumbura mani cyane ndamukumbura cyane bariga niko n'umuntu umpaga mani yampaga swag n'iki na stage yabagariho urumva yagari gutwika maniga twakoranye ibintu birenze ndanamusuje cyane n'umuhungu detox shaka ni ku mutima nyine tubo barabizi ariko ura muhungu wa denko man haraka intro yakunda gukoresha hari amazina ngo nimba ngori swing wa swing swagger Sigas alongside soldier army stagger from the west niggas bari uriwe gari guteramo utwo tubora ari agiye nko kurapa ari kuvuga ayo mazina ye ndabikumbura nyine to yari umuntu ni femme killer kabisa wallahi tumubwire ngo peace byara na amahoro kuri we to byadanje ni kuvuga ngo kweka YouTube channel kawe rero ubungu hamaze kugera turimba tune ni song shatu ziriho to gusa nyine ibikorwa mani biracyaza next week ngomba gushootinga video ya song win again jo mundi yarabiri out kabisa video na audio official pe vuga ngo nta mabara wallahi ngiye kwitanza ariko abafans ndababwira ati mapu ni gwe ngweni
gahunda ni gwe gwese rero ni ibiki gwe ni slang cy'abantu bakora Defro record ni slang cy'abakora Defro record Defro record yeah Defro record Deflo genyero yanjye ubwayo ni Defro record yeah undi ubusegenyera ko uyivuga du n'abantu benshi baba batumva musilenge genyero ni iki umva so umuntu utazi ijambo genyero yararaye ese urumva bibaho manige wallahi yarabyibagiwe ahubwo utazi genyero kanguka ese uvuze akantu man uvuze akantu bita Defro record ibaho yeah ntabwo ari kuvuga ngo ni studio cyangwa iki n'iki iyo ni ghetto yanjye ariko nyine impamvu njye nyita genyero studio umva hari hagire niho nkora man inganzo ibintu byose niho mba ndi nyine ndi kwandika verse n'abahungu peace ku maniga yanjye yose kandi hagati aho nanasuhuza grafrere wanjye Phoebe Ryan amahoro kuri we muterankunga mukuru niwe manager mukuru ufasha mu bura muri utwo duprojet twose ama audio n'iki n'ayo ma video sha ubu niwe kabisa niwe turi kumwe ni mukuru wanjye ndatekereza ko abafans tugiye kubaha imizigo irenze to Dore abantu bari barakubuze rero nyine ako ejo bundi ugira gutyo wakubisa agashoka ari to be n'utu songs twawe udutayeho ubabwiye ko ufite n'izo projet z'izo song giye gusora none se rero ubundi nagakorabo man agakorabo k'umuntu nshasa so gukorabo ni bwinshi hari zo ndi kwandikana na ba BIG ni song bita yirigate yirigate mereza akavasi gato ibyo muri gutekereza ntago ari byo man ibomba se wavuze iki kandi yirigate ahubwo urumva ko nyine uyivuyemo yirigate ni ibiki wo basobanurira yirigate nyine niho ndubwira cyane ati yirigate ibomba tu ntago ari ibintu birenze ni yirigate kabisa ari nabo naje kuyitamika amahoro kuri bo Puffcent ngaho nyine mbere ko hari ibintu nshaka kutuganiraho mu kanya ako banza umaga freestyle kuri iyo ndirimbo yo project ufitanye na Big Sen afite aka video kari gutwika muri no misi sibyo noneho nkubita iyo freestyle dukomeza ngo yirigate ritamude done nkizigamiye yirigate ritamubabara nkizigamiye deza nagurese gogona jori urashone yanjye singusonde kanda karaga nkaragukanje insara hirya no hino amajwi y'uruvange nkuhati nyange bi we ariko se nawe mwinjiye muki muri show byinshi wapi something like that she niggas ni nk'ibyo ni yako ntago mbirimo cyane to ni Don Puffcent nkuko mubona rero wana batwika no muraperi wakunzwe byatari n'ubwo baracyakunzwe ariko mubona ko arashoboye byatari ntago ari byo gutinda ariko no Don Puffcent ako karimbo muri kumva munuza mani buranunguye tu wallahi gusaka kasongo ni keza kamba ku mutima man hatuye baby wanje ndabizi ko akurikirana iyi TV nakubonye bwa mbere ngira ngo ndi kurota wegeye nkubaza kazina unsubiza unatsekera kuva ubwo nkwita karabo mukunzi niwe wamfite fata unkomeze mukunzi niwe wamfite matai unkomeza mukunzi niwe wambere malai unkomeza nigwa unyuzuriza umutima akarimbo ariko ni atare urayemera byatare akarimbo ubundi mani kutuyonguje kwandika tukoze kunoza kunjyana zino ziba ziri tafu za dance kakarimbo agatekereje sigaje mpapa yakenshi dutandukanye bikantera kwifuza baby nje nawe tubanye mukajuru gato twibanira nk'abamarayika nje terukanye kiriza ugenda ngukurikira ngahora nkuririmba ngukunda cyane ukabumwe yo baby mu rukundo baby gwafashe bugwate gufata nk'umwuka mpumeka udahari sinabaho hani baby yo saza usibye no kuba ngiye rero mba ndi mu kazi ndanagufana bya dance fans wanjye nawe ndabizi ko uri umufana mukuru kandi akwemera brother
amahoro kuri cop mani comment zaka karimba ariko ubundi ujya ubona zihagaze bajya kubyera gute abantu bakumenyereye nk'umurapa nyine shaje nyine bazi ko nkora wenda ya ama street battle rap n'iki ibintu byanje nkora kandi bikunze tu ariko ntago nandika ingoma nka zino kugira ngo njye mundi nzikora ari gihe man buri wese agira urukundo nubwo tuba twaba turi abaraperi njye ngira urukundo tu rero nyuma yo kugira urukundo urumva nakunze ndakunda cyane umukunzi buramo nshobora biroroshye cyane tu ariko vuga ngo we ntago birasana ariko arabyemeza ariko ntago ari ibintu twaganiyeho ahubwo twe ni ku karere umurenge ni hafi ntago kumuvuga izina nawe ubwo akibona iyi video azikorewe wenyine ngira ndanamusohoje wallahi wenyine tu niwe wamfashe ubugwate niwe gute inspiration kukandika niwe tu abantu batamuzi ari Roma ari mufure ibintu wari ubimuzora biratangaje kubera Puffcent dore usibye na nyuma y'izo song ari izo bita za marayika umufitiye niwe kamarayika n'iki ni freestyle ariko manje wenda kwemererwa umwami wa freestyle LOVE way or you we kubikora great teme with you love the way you are love the way you love me I can never leave I can never do that shinza gukunda be dukoma abaheta twigire kure twubaka amateka nzaruhuka hanarugo nkwambitse impeta every day everywhere nza kurinda amarira wanjuza teta bihe byose ngusetsa uzabikunda wallahi ngufite ku mutima sinakubabaza naremewe kuguhoza please baby be my wife nigo gunkorera vibe ukwezi ninyenyeri bimurike nje ngufite hagize natuze mu gituzu uryamye umubiri gwa kunjyana mu isi y'amabanga mu rukundo be mbona twarabaye impanga malaika ayimenye kabisa wanje malaika ariko uramwemera bro numva ibi byose abari gweni ku mutima ndamufana uzamushyira hanze ariko tunamumenye uwo muntu ukunze umuraperi nkawe umuraperi utafu yire numve ko no kubishyira hanze umugani wayo byose tubikoreye double ahubwo ni triple ntago ari double ndi kubona wabitinzeho cyane nese Puffcent turi no kugana ku musozo reka twinjire muri entertainment yo muri aka karere tuganiraho gakeya umbwire uko ihagaze iyo urebye ama TV yaha iki ngiki ngo basigaye bashyirana hanze ngo byarakomeye yewe mbese mbwira mani sesengura umfashe gusesengura entertainment yo muri aka karere imize gute usibye ko corona yatuvangiye entertainment yacu kubona bizageraho bigera mani sasa man hano dufite ibintu byinshi cyane wenda dufite byo gukora kugira tuzamure entertainment ya turashoboye maniga gusa nyine corona yaguyemo igwamo twakoraga show ntabwo dutangiye gukora izina ryacu entertainment yaha turabasha maniga ariko nyine gushyirana hanze se abapeti ngo nyine ngo hano ngo bamunga abantu ngo bari abafashion ariko ntago tuzi nuza yabo ntago tubazi ntago bakora wallahi abo peti bigisho ngo abafashion ngo abaki nta n'ijambo don naba mbafite abo ngabo abo ngabo ni gutya nyine hasi babandi bita fashion babireke kuko nabiri waba fashion kill waba nde man kuri don reka nyine bira wenda nyereka kuri nguri cyangwe ufite shop hari yanyireba man si byose umurapara kuza ngo ari gutamo ngo agakeki ngo gutakasa korore wallahi ugenze gende ibintu okay na interview zikorwa tu uraje umuntu mu buzima si umuhanzi wenda tuvigendana n'aba fashion siniki abantu bita fashion ubwo agufasha gusesengura entertainment ugeze ku TV rero TV nimwe mu nsetsa ahubwo mwimyiteza n'abantu reka nkwerekeje ufashe TV yawe ufashe kamu yawe yerekeje mani inkuru bende oyo bambwira ariko bavuga ngo nyerekeje kuri yindi oyanjye MIC nyine impamvu bivuze ubwo nyine hari umuntu twashizeho kamu bitari bikwiye gusaze n'abasazi muri abapostinga
urugero rw'umusazi mbuze umusazi naba mbaye nkawe wallahi dore njye nabonye interview none avuga ati se nibyo man dutore nanjye mpita umva nahise ngo akawe avuga ati se noneho TV iki n'iki basigaye banazana abasazi mubwo mubwo mushaka n'undi duturanye hirya hariya nubwo ku giti cyabo urumva imikorere nyine y'amativi ubona yagenda gute oya ntago ari kubadisinga man ntago ari kudisinga amativi disi turi kuganira ariko twese tuye dukurura man nta kuntu uzaza uzanyerekezaho kama niba waploadinze nyine interview twakoranye ngo nyuma ikurikiyeho mbona ari y'umusazi yego nyine mubikorera gutwika tu ariko njye nka The Don wallahi yewe n'amahero wallahi kumbihiriza gusa se vuga ngo cyane ubwo si ubwo turi deka ntari bidufatire ku rugero twambuke gato tujye ku mateleviziyo akomeye Kigali buriya ibona nk'abari abasikayi n'aba papa cyangwa ubashyira mu zihe kategori ntabasamanzuki njye niyo kategori mbakira n'abashyitsi neza nareka nkwirike yoze nka man yabana sky tunabarabizi tu nje gufata beat yanjye akajya kuyinyamo ibyo nyine narengejeho ndaje mukubita no challenge ya video yayo producer watanze indirimbo ya sky nawe ntakanya agaso muri pro urarenze ufite mind yo gukora beat nyinshi zitandukanye uraje ufashe the Don beat ya manu wina genga ajya gikubisa sky tu ibyo ni yaba producer yitwa Heavy Kick rero Heavy Kick yaba sky tu none uyimbwiye ngo papa cyange man umugani we n'undi rani yo mbeba n'uvuga ngo niho kumuteza imbeba niwe mbeba nkuru rani mbeba nkuru tu yandi batumbwiye ati bitch women resource Yesu gutuvuye ku mativero natwe tubwiye uruburu kugira ifasha nyina gusengura entertainment tugeze ko baraperi rero abaraperi nabo ubona nyine batari kubikora fresh imikorere mibi bundi nibyo byiza kugaragaza imikorere mibi kugira abantu bikosore wenda ibintu bizageraho bikira nyine tugeze kuri rap abaraperi muve mu mahayi dukore nawundi hagataho atari n'ibyahaye n'abaza mu kuraba abantu teriste man y'abantu nagakwiye kuba nagiriramo bakajya kuririmba nese numva umuntu man rap nkumva nagahinda karanye mu rugero hari abana benshi bakeneye amasomo to umwana ubona adashoboye imbishyize hanze nabamutwikiye tu ariko njye tuzahura inbox mubwira ati hama hamwe andike ziri romantique kuvuga gutya abaraperi namwe ntago mujya mukora ntago muduha show kandi namwe murabona ko ni mwebwe bahanzi tuba dufite hano muri aka karere nta show abantu nka Black Soldier ntago tuzi indirimbo barazimye si byose shaka video yaragakoze koko nyine man argiye ukora man ukavuga ati biba biri mu gikoni nta gihombo tu umuntu abatetse ririshi wanteye imandi mugiye kuzabona show irenze wallahi Puffcent ku bintu by'ibitaramo byo rero buriya covid iramutse irangiye muri kudutegurira iki tunasoza wallahi covid uretse nkubita freestyle imwe y'akaririmbo ukitwa gutera ufatanyije na Denko niko abantu bakuziho cyane sibyo nta kibazo namviko nta kibitwe nta gitima kibide koko sasa umva umunsi wa mbere covid bavuga ngo izavamo show izahaba igomba kuzageza amasaha 2:00 twaturutse 8:00 abahanzi bariteguye ni n'ibintu mani bizwe to byabihe bari bakumbuye abafana muraje mu bibone wallahi amativi ubwira babwira nyine mani cyambere nuko tumeneramo ni iki bikaye ibintu byose ari wane batema iryo fungo baze na Afrika Boros ariko ndamwemera wallahi ni ijari emva daddy ndakwemera wallahi yari kubizamo fresh gutwika abagomba kubemeza nyine akabwira ko TV ari bone yani challenge kabisa niba ari challenge niba ndayita ngo iki man joro nivyo mushimira cyane dufitanye interview twakoze ejo bundi dina Big Sena
na nyuma yaho twapanze ko agiye kuzankorera iki audio n'ishusho amahoro kuri we kandi abimushimiye cyane. dusoza rero nkubita ako ga freestyle kiriya ndirimbo uri kumwe na Denko bikaba ari neza ngo ndakandamizwa ndakubitwa wala imbeho ni yose n'ikivunge mu cyumba negereje amaherezo murana ikizere nzi ko nzana karenga negereje umunsi ntazi mbona bukeye negereje amaherezo ndeba bikanga mvuga sintumvwe nitwa rubebe doni ndisheni nkumbuye intiga soga na jiga nkumbuye pari dusunda n'inkumi sivuza kuje baruzuzanya ala ngiye kukarwa mw'inkudu yanutse mbega ibitendo nkomwa nkamera nka dendo skinny head kuroze imfungure ndumva ari nazo kigose nizo na copy ri kuri top ndamenera heko mbona ari jisho barankotoje banyimu bumuntu mukira down ishaza rirenze nkumbuye home nkumbuye swing zakabebi napfushaga amahudu nitwebwe tubaho nabyiherezo swing ni makuru ki nkumbuye swaga nariho ndihudu dore nge nkumbuye izo mpudu ntiga nkumbuye home gang bigiri. none se The Don nk'unguro twari turi kuganira kuri entertainment yacu umaze gusesengura ku bintu bya fashion ko nta kintu nta fashion dufite bari aho nyine bari aho urumva nk'uyu urebye abakobwa ba none rero ngo bamwe ngo abasire ngo iki ngo bigira aba fashion bo nta kintu bavugaho man ya kategori nyine nkibashyiramo style baracyari abasamanzuke tu banyereka ibikorwa man drip ariko umuntu bita Test Jerry yarakara sikuyigize no uyara nabikoze man agiye hari kuri stage zitandukanye man ese gufashininga no kuba yaragiye akambara imifuka se bibiga amujyane muri ishamva rehab imwiteho kuko kirari man ko biri igifuri cyane ni igifuri man imbaraga zigihaye to amaze kugega agahita agenda mwe kungendo ziraho ngaho cyakoze ntago baramana bafashoninga ahubwo wenda bigirabo ahubwo ikiza banakomerezo ngenda bishima hari vibe nyine bahita barandyohereza sometime wallahi usije mutesi Jolly se abandi hari bafatanye nabo nashize muri iyo song itayirigate Deza na Grace Gago na Jolly uracone yanjye singosondeka ndakaraga nkaraguka nje nsara hirya no hino amajwi y'uruvange uhati nyange bitch ara amazina utangira kuvuga muri iyo verse amazina ngo ni Deza Grace Gago na Jolly Niwe nabonye ba nibyo bisubishyuhe wallahi abura ntago batwikiye man nyine bino ni mpamvu mbabikoze respect kuri bo nkunda vibe aba afite man bigerera icyizere ubundi ari uko babikora nyine ntago ari uko nese ko ntarebye ngo ndeba arabita ngo nyina kamana inde nande narebye nyine abantu batwika inde baratwika ngaseka koko Grace Gago na Jolly barashini yanjye ntago mbasondeka ndavuga bom gengo yes n'umuhanzi The Don Puffcent niwe twari turi kumwe n'umuraperi mwiza kabisa wabikora hano muri akarere by'umwihariko hano mu nkambi kora subscribe ni kwisanga TV ariko numbwira abantu bose bakora ama subscribe ngo shout out ndabuha byatata